Reka tubaramutse bwoko bw'Imana nshuti z'umusaraba mwebwe mwese mudukurikirana muhereye ku migabane itandukanye, bari ku mugabane wa Aziya, Australia, Uburayi ndetse na hano muri Afurika. Tubahaye indamukanyo z'iki gitondo. Amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo nabane namwe. Turabakunda kandi turabishimira uko bwije ndetse n'uko bukeye. Twifatikanya namwe uko musenze ndetse n'uko dusenze. Ntabwo mujya muhwema kutwereka ko mudukurikirana, n'ukuri mwandika ibitekerezo byanyu. Tubaye tubashimiye ibikorwa byiza cyane muba mwadukoreye kugira ngo mutwereke ko turi kumwe. Imana ibahereza umugisha. By'umwihariko rero uyu munsi tugarutse kugira ngo twongere tuganire ku magambo y'Imana yadushyize ku mutima, nk'uko tuba twasenze kugira ngo icyo Imana ituronkesheje natwe tugisangire, ntitukigire ubwiru mu mitima yacu, kuko twahawe kubwiriza ubwoko bw'Imana tukabwereka inzira, maze Uwiteka nawe akayibayoboramwo kugira ngo abageze aho yagambiriye kubageza. Nk'uko ijambo ryabivuze, aravuga ngo ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo, utajya kwa Data ari njye umujyanye ntabwo yagerayo, kandi ni njye mutsima utera imbaraga. Kristo ni umutsima ku buzima bwawe. Iyo ufite imbaraga zituruka muri we ubasha gutsinda ibikugerageza. Tugiye kuganira ku magambo y'Imana rero aryoshye cyane cyane. Nkubwire ngo aryoshye, nakubwira ngo gira amatsiko. Niba utarakora subscribe, iki gicaniro ni igicaniro kibaho amagambo meza cyane ahugura, kandi ni ahantu ushobora gukirira ibikomere bitandukanye, ari ibikomere by'uburwayi ufite bwakurembeje. Ushobora kuduhamagara kuri contact zacu ziri kuri screen kugira ngo ubashe kutumenyesha ko ukeneye isengesho. Ni ukuri turakwakira, kandi kukwakira ntabwo bisaba ikiguzi, kuko ijambo ry'Imana ryo rivuga, ubwo ryabwiraga Tito rimubwira ngo hari icyo wasigarijwe i Kerete kugira ngo utunganye ibidatunganye. Niba urugo rwawe rutubatswe neza, kuduhamagara kuri iyo contact wifuza ko urugo rwawe rwabamwe amahoro, tukakugira inama, tukakubwira uburyo ki umuntu agomba gukizwa neza. Kuko ubundi hari igihe abantu tubwiriza ubutumwa bwiza, ariko bugirwa bwiza biturutse mu rugo. Iyo urugo rwanyu rwubatswe nabi, ntabwo n'ubutumwa tubabwiriza bushobora kuba bwiza. Iyo urugo rwubatse neza, n'ubutumwa tubabwira bushobora kubageraho bugahindura n'ibindi byari bidahindutse. Kuko urugendo rwo mu ijuru ntabwo rurebwa n'ikintu kimwe. Muribuka ijambo rikomeye cyane rivuga ngo niba wizera wongereho gukiranuka, kandi niba ukiranuka wongereho imirimo. Ikintu cyose kigenda gishyigikira ikindi. Bivuze ngo urugendo rujya mu ijuru rero rutangirira mu rugo. Niba ubanye n'umutware wawe nabi, yinjira ntakuvugishe, cyangwa se yinjira nawe ntumuvugishe, ntabwo wavuga ngo uri kujya mu ijuru. Rwose naba nkugira inama, waduhamagara ahubwo tukakugira inama. Niba uri umubyeyi tukakugira inama uburyo ki urugo rwawe rugomba kugaruka. Niba kandi uri umupapa, nabwo twakugira inama y'uburyo ki urugo rwawe rugomba kugaruka, kandi byihuse bidatinze. Dukunda kubikora kandi tubikorera benshi. So ni mwebwe rero tubereyeho, ntabwo twibereyeho. Ubundi umwungeri abaho kubera intama, ntabwo intama zibaho kubera umwungeri. Benshi bazi ko abungeri aribo bakomeye kurusha intama, ariko burya intama nizo zikomeye kurusha umwungeri. Kubera iki? Agira izina ry'ubwungeri kubera ko afite intama. Iyo uri umuntu udafite intama uragiye, witwa umuntu uri aho usanzwe, ariko uhabwa iri garade ryo kwitwa umwungeri kubera intama uragiye. So niyo mpamvu rero tubabwira ngo mwaduhamagara. Niba udashobora gukurikirana hasi kuri screen, twazikubwira ni 0787 87 6 8 5 3 0787 87 6 8 5 3. Ndumva inimero ari izo ngizo, cyangwa se ukanyura kuri WhatsApp yacu. Unyuze kuri WhatsApp, mu gihe ubonye link WhatsApp, rwose nubwo aha nakwibeshya, ariko unyuze kuri WhatsApp yacu cyangwa ukajya kuri screen hasi, nimero uzisanga. Birashoboka ko umuntu yibeshya, ariko ndumva ari uko bimeze, ntacyo nibeshyeho kirenze. Amagambo y'Imana rero tugiye kuganira, ndagira ngo ngusabe ubanze ukore subscribe niba utarayikora, like, comment
ndetse na share. Ubaye utarabikora ndumva nicyo kintu cy'ingenzi. Banza udukingurire, utwinjize iwawe, uduhereze karibu, turi ku rugi turakomanga. Niba tuguhaye link tuba turi gukomanga kugira ngo dukingurire, kandi ubwo dukingurira ntabwo ari twebwe ukinguriye gusa, ahubwo wumve ko ukinguriye na Kristo, kuko mu gihe wari ufite imitwaro ikuremerereye, Kristo nagera iwawe ibintu bizahinduka nk'uko kwa Lazaro byahindutse mu gihe Kristo yahinjiraga, yinjiye kwa Marita na Mariya, ubwo musaza wa Lazaro yari yapfuye. Uwiteka arabikora biremera. Niyo mpamvu rero mukingurire, niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, maze nawe akwinjize mu nzira. Ubwo wamukingura ukamwinjiza mu mutima, nawe aragukingurira kwinjize hehe? Mu nzira ikugeza hehe? Mu ijuru. Ubutumwa duheruka kuganira ni ubutumwa bwavugaga kwita ku nzira kuruta uko wita ku by'Imana yavuganye nawe. Ubundi hari igihe abantu bita cyane ku cy'Imana yavuganye nabo, ariko nanone dukwiriye gusumbyaho tugahera. Icya mbere, banza uvugane n'Imana. Niba umaze kuvugana n'Imana, nta kindi gikwiriye kukuvuna, ahubwo ni wite ku nzira. Numara kwita ku nzira, iyi nzira izakujyana, ikugeze ku cy'Imana yavuganye nawe. Abantu benshi rero twarababwiye ngo bafite amatsiko yo kugera ku by'Imana yavuganye nabo, ariko ntabwo bafite amatsiko yo kumenya ibiruhanya biri mu nzira zizabageza, cyangwa mu nzira izabageza ku by'Imana yavuganye nabo. Kandi mu nzira niho hakomeye, mu nzira niho hari imitego, mu nzira niho hari ibirushya, mu nzira niho hari uburwayi, mu nzira niho hari abanzi. Niho dusanga ba Tobiya, niho dusanga ba Saniburati, niho dusanga ba Geshemu, niho dusanga abanzi b'amoko yose. Ko nabwiye ngo ntimukite ku banzi mu butumwa butandukanye, ahubwo wite ku nzira yawe. Umwanzi abaho, sinahakanye ko umwanzi atabaho, ntagire umuntu uzabyumva na umwanzi abaho, ariko uwo mwanzi uzamumenyeshwa nuko witaye ku nzira yawe. Iyi nzira iyo wayitayeho uracukumbura, Imana ikamukumenyesha. Impamvu mvuga ngo nta mwanzi, abantu benshi uwo bita umwanzi ntabwo ari we mwanzi. Wowe wandi wakuvuze nawe kuko wamusoromeye dodo, wagututse, wakureze, wumva ko ari we mwanzi. Ariko uriya mwanzi ntabwo ari umwanzi, ririya ni ishyari, ni ibintu by'ishyari. Ishyari ni ibintu birangira. Ishyari aravugavuga, sibyo? Arakuvuga, akagusebya, akagutuka, akagira gute, ariko biriya ntabwo bishobora guhindura icyo Imana yavuze. Umwanzi mubi ni wa wundi ushobora gukuraho icyo Imana yavuze, kuko na Yesu yarabivuze, aravuga ngo ntimuzatinye ushobora kwica umubiri, ahubwo muzatinye kugira gute? Umuntu ushobora kwica ubugingo akabushyira gihono. Bwari ubugingo buzima. Uwo ninde? Ni Satani. Ubundi Satani mbere y'uko umwanzi aza, reka mbabwize ukuri, mbere y'uko umwanzi aza abanza guteza abantu ishyari, sibyo? Hari igihe wowe uhita wita umuntu umwanzi ataraba umwanzi we, ahubwo ukagira ngo umwanzi ntarakugeraho kandi yakwinjiyemo kera. Ukimara kubona ishyari rije ugahita uryita umwanzi, ntabwo wasobanukiwe umwanzi icyo ari cyo, ahubwo umwanzi we yamaze kukugeramo kare, kuko ririya shyari Satani yari arizanye kugira ngo yice ubugingo. Wowe niwumva ibyo uriya muntu akuvuga umwange, numara kumwanga uyobe. Kuyoba kwawe rero biraza kuguteranya n'Imana, sibyo? Kwa kuguteranya n'Imana, ubugingo bwamaze gupfa kare, Satani yamaze kubwica. Ntabwo ikibazo ari uriya, ahubwo ikibazo ni wowe ugiye kubyakira ibiza kubwira. Ndagira ngo twumvikane kuri aya magambo. Ntabwo ikibazo ari cyo bakubwiye, ahubwo ikibazo ni wowe ugiye kwakira. Haleluya. Barakubwira koko, arakubwira ati nkubwije ukuri ntumara uyu mwaka, sibyo? Kandi uri umunyamasengesho, kandi Imana yarakubwiye ngo agati kateretswe n'Imana ntigahenurwa n'umuyaga, komera shikama, ndi kumwe nawe. None wowe mu kubyakira rero usange Satani ahisaza akuzamukiremo, nyamara uri icyo yakoze. Yagiye akora agashomborotso, akubita. Ni nka kwa kundi ushobora kugenda ugatera ku nzu y'umuntu, sibyo? Wibereye ku ruhande ugafata ibuye, pa akabuye gato ugatera hejuru
y'inzu y'umuntu, kuko wari uzi kuriya muntu akaze nta kwihangana agira, avuga ati none reka mushake nk'umwiyenzo nteri ibuye hejuru y'inzu ye, byanze bikunze arahita ashaka umuntu uteyeho, kuko nashaka umuntu ateyeho arahita ashaka wa wundi bagiranye ikibazo, noneho ajye no kumurega cyangwa se amutuke. Hariho abantu bateye gutyo, yakumva akanagahita atukana atazi n'umuhemukiye, ugasanga n'uwari gutuka ntabwo ari wa wundi. Urumva noneho kwa kundi wowe ya kamere ihita izamuka, niwe mwanzi, ahubwo ntabwo umwanzi ari uriya wabikoze, ahubwo wowe iriya kamere Satani ahagurukiraho akaza kugukoresha ibidakorwa, ukibagirwa ko uri umukristo, ukibagirwa ko uri umuyobozi wa korali, ukibagirwa ko uri umuvugabutumwa, ukibagirwa ko uri umuhanuzi, ukibagirwa ko uri pasitori, ukibagirwa ko uri umushumba, ukibagirwa umugore yakubwira nabi, ukibagirwa ko uri umushumba ugakora amarorerwa. Ntabwo umugore ukubwiye kuri ari we mwanzi, oya, ntibishoboka. Kara ni agashomborotso, Satani yaje gutera kabuye, noneho ubundi umwanzi araturuka muri wowe, ahagurukire kuri kamere, uhite ufata umwanzuro. Uriya mwanzuro ufashe, wanasifiwe sana, uriya mwanzuro ufashe uhubutse niwe mwanzi, niho umwanzi yihishe. Uhise ufata umwanzuro wihuta, uravuga ngo ntibishoboka, uriya muntu ngiye guhangana nawe. Karakanyuzemo kugira ngo murusheho kubyumva, ubundi nujya ujya gusubiza umuntu. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo niba gukubita urushyi mu musaya umwe. Abantu ntibagatekereze ko amagambo Yesu yavugaga menshi, ubundi nkunze kuvuga ngo Bibiliya yanditse mu migani guhera mu itangiriro kugeza hehe mu byahishuwe. Amagambo yose abantu benshi bayibeshyaho, ariko yanditse mu migani. Impamvu Yesu yavuga ngo niba gukubita urushyi, ntabwo ari uru rushyi rusanzwe. Uru rushyi nawe ushobora kurumusubiza, ntabwo mvuze ngo muzarubasubize, ariko ushobora kurumusubiza, sibyo? Kuko aba yabaye, tuvuye mu rundi ruhande uko mubyumva, umuntu agukubise urushyi aba yabaye umwanzi wawe. Ariko rero dore, iyo umuntu akubwiye nawe uri umukristo, ukwiriye kwifata, sibyo? Ni rwo rushyi Imana ishaka ko wifata, ukihagararaho, ugaceceka. Hari ijambo rivuga ngo, ndumva riri mu migani naryo, ngo ijambo ribi rikongeza umudugudu, sibyo? Ushobora we yarikubwiye abifitiye uburenganzira, kuko navuga ngo kariya kabuye Satani yamuteye ko kuza kugukoresha ibara, sibyo? Ni akantu gato, ariko nanone nubwo yagateye hari indi tageti ashaka kugira gute kumasha. Aravuga ngo nindi tera uriya arahita agira ute asakuza. Bwana sifuye sana. Ijambo riravuga ngo ijambo ribi rikongeza umudugudu, ariko ijambo ryiza ngo riruta amavuta atama cyane. Kuko inkuru nziza iratsinda, n'inkuru mbi iratwika. Inkuru mbi ubundi irica, ariko inkuru nziza iramamaza, kandi yamamaza uyivuze. Nubwo inkuru mbi nayo ishobora gutuma ubikirangirire bakamenya ko ari wowe wabikoze, ariko imitima y'abantu, impamvu ijambo rivuga ngo rikongeza umudugudu, irasenyuka, ariko havugiwe iryiza imitima irubakika. Bwana sifiwe sana. Imana rero ibahereza umugisha. Niyo mpamvu Imana ikubwira ngo kunda umwanzi wawe. Ntabwo ari we uba ukunze vrema, ahubwo ni wowe uba wikunze, kuko hari ikimana iba ishaka kurindira muri wowe. Ariko nutera ibuye nk'uko umwanzi ari guteye, nawe urahita usenyuka, urasenywa, ubugingo bwawe buricwa. Turinde ubugingo bwacu Imana yaduhaye. Murakoze. Reka rero tuza muri sengesho, mwihangane ko natinze. Tuza muri sengesho, Imana yo mu ijuru kugira ngo irusheho kubana natwe. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kuko uri umwungeri mwiza, waradukunze kandi udukunda tutaraba gukundwa. Uyu mwanya wemeye ko tugiye kuganira ku magambo yawe, amagambo meza asindagiza imitima yari yarakomeretse. Mu izina rya Yesu Kristo, ni byinshi biturwanya, ni byinshi bidutera, ariko turagira ngo nyakubahwa n'amahanga uzubane natwe, dushigikire, utangirane natwe, usozanye natwe mu izina rya Yesu. Amen. Amagambo nkuzaniye rero afite umutwe uvuga ngo ibyaguteye kumanuka byabaye byinshi.
ariko ngera uzamuke. Irya kabiri naryo riravuga ngo nta mpamvu yo kumanuka kuko ndakora umurimo ukomeye. Ni amagambo turi busange mu rwandiko rwa Nehemiya uhereye ku bice 2 ku murongo waho wa mbere, turi buze gutaruka tujye kuri 6, naho turagenda tuhakurikiranya, ndetse kandi no mu migani turi buvugeho amagambo atarenze 2. Ariko iri jambo mbazaniye ni ijambo ryo kudukiza, ni ijambo ryo kuturengera, ni ijambo ryo kutubwira ngo ngera uzamuke. Haleluya. Nk'uko tumaze kubivuga rero, ibyatumye tumanuka twahuye nabyo, ababanzi twahuye nabo, ibi bitsitaza twahuye nabyo, twaramanutse, ibyiringiro twari dufite twarabimanuye. Haleluya. Abanzi bacu baraduteze turamanuka. Ariko se ukeneye kongera kuzamuka? Reka tusome rero ijambo ry'Imana tugiye gusanga mu migani, tuba ariho duhera, ayandi turaza kugenda tuyarangirizaho. Ni mu migani ibice 5 uhereye ku murongo waho wa mbere. Yego, noneho dusome twumve icyo hatubwira, kuko buriya gusenga kwiza ni ukuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Ni imigani ibice 5 uhereye ku murongo waho wa mbere. Ubu ni ubwenge Imana igiye kudusaba kugira ngo twitwararike kuri kiriya kintu turimo turaganira kivuga umwanzi. Abantu benshi batsitaraho umwanzi, ubundi ni kamere y'umuntu Satani azamukiraho, ntabwo ari umutera, kuko ugutera ni agashomborotso. Ariko Yesu yaravuze ngo nibagukubita urushyi mu musaya umwe, nawe uzahindure uwa kabiri. Reka dusome mu izina rya Yesu. Titira avuze ngo ibyo kwirinda ubusambanyi. Ubundi hari imyizerere umuntu agira y'ibanga. Iriya myizerere iyo uyitaye ukakira indi myizerere, ubwabyo ni ubusambanyi. Dusome mu izina rya Yesu. Mwana wanjye, ita ku bwenge bwanjye, tegera ugutwi ubuhanga bwanjye, kugira ngo uhore witonda kandi iminwa yawe ikomeze ubwenge. Imana ishimwe. Mwana wanjye, Bwana asifiwe sana. Mwana wanjye, tegera ugutwi. Haleluya. Tegera ugutwi ubuhanga bwanjye, kugira ngo uhore witonda kandi iminwa yawe ikomeze ubwenge. Witonda. Iyi myizerere wagize gifate nk'impano y'Imana yaguhaye, yakugabiye. Haleluya. Uyikomeze, kuko nutayikomeza ukakira indi, urabusambanye. Hari ijambo ry'Imana ritubwira ngo mugume uko mwahamagawe. Wahamagawe witonda. Ese uracyariyo cyangwa waramanutse? Imana yakubwiraga rimwe ukumva kabiri. Ese uracyariyo cyangwa waramanutse? Wasengaga amasengesho yo kuyoboza urugendo mu nzira urimo, ngo umenye ibikuri imbere bishaka kuzagutsitaza. Ese uracyariyo cyangwa waramanutse? Abanzi bawe wabamenyeshwaga n'amasengesho, ntabwo wabagenzuzaga ubwenge bw'umubiri. Uracyaburimwo cyangwa waramanutse? 3 havuze ngo kuko iminwa y'umugore w'inzaduka itonyanga ubuki, kandi akanwa ke karusha amavuta koroha, ariko hanyuma arasharira nk'umuravumba. Imana ishimwe cyane. Akanwa k'umugore w'inzaduka gatonyanga ubuki. Narababwiye ngo amagambo yose meza mwitonde, mushyire mwikitonderwa. Nimwumva umuntu akubwiye ijambo ryiza, reka guhita wumva ko abaye umwizerwa, abaye umukunzi wawe. Haleluya. Hari ubutumwa mperuka gutanga nabwo buvuga ngo Imana ikurobanurire. Sibyo?
kuko akanwa k'umwanzi kaza gatonyanga ubuki. Ashobora no kuguha amafaranga, ashobora kuguha kositime uri umuvugabutumwa ukabona ngo ni umukunzi. Nk'uko nabibabwiye, ubundi umwanzi w'umuntu baricarana, umwanzi w'umuntu baragendana, umwanzi w'umuntu barasangira. Niyo mpamvu ntiwamumenyesha amaso, ahubwo ukwiriye kwita kuri ubu bwenge bw'Imana. Ubu bwenge bw'Imana nibwo buzakujonjorera. Niba waramanutse, ongera uzamuke, ufate igihe cyo gusenga. Imana izakumenyesha abanzi bawe, Imana izagusura mu nzozi, Imana izagusura mu masengesho, Imana izagutuma abaho abahanuzi b'ukuri. Haleluya! Imana izagusanga ubwawe, ikumenyeshe urugendo rwawe. Mbere umuntu yafataga urugendo akabanza agasenga Imana, Imana ikakubwira ngo nibaguha ibiryo ntubirye. Ariko ubu ngubu umuntu we yumva ahamagawe agahita agenda. Ariko reka mbabwize ukuri, ibi byose ni uko abantu bamanutse. Nimwongere muzamuke. Haleluya! Ongera uzamuke mu masengesho, ongera uzamuke mu kwizera, ongera uzamuke mu gukizwa, ongera uzamuke mu gufata umwanzuro wa Gikristo. Haleluya! Ongera uyoborwe n'Umwuka Wera. Akanwa k'umugore w'inzaduka. Umugore w'inzaduka, umugore w'inzaduka ni igihe cya nyuma, ni imyizerere ya nyuma. Ntabwo umugore w'inzaduka ari uyu mugore murebesha amaso, ni imyizerere abantu bakiriye ya nyuma, bamaze kwakira, bashyize mu mitima yabo, badashaka kurekura. Haleluya! Bumva ko bagomba kugendera muri yo. Ariko uyu mugore w'inzaduka aratonyanga, afite ibihenda abana, afite udushuko, afite utuntu bashukisha abana nka twa tundi tw'udupupe. Irinda umugore w'inzaduka, ushaka ubwenge. Umugore w'inzaduka arakubwira ngo ariko amasengesho y'abarokore, ngo umuntu arata igihe ku masengesho aho guta igihe ku gukora. Ariko ndagira ngo nkubwire, gukora ni byiza, ariko bwira Imana yinjire muri ibyo bikorwa byawe, kuko n'ubundi wa mugore w'inzaduka arinjira muri bwa bucuruzi, muri bwa buhinzi, muri bwa bworozi, muri ya bizinesi hose, aze akwereka ko bimeze neza. None se reka nkubaze, umugore w'inzaduka uzi kaza akakugira inama mu mutima, akakubwira rero nta mafaranga ugifite, genda ufate credit. Kandi Satani afite intego yo kukubabaza kugeza ku munota wa nyuma. Genda ufate credit, numara kuyifata ugende ushinge kenkayori cyangwa se amangazini ndetse n'ibindi. Aka kazi ufite ugatangeho ingwate. Ntiwirirwe ubaza Imana kandi mbere wabazaga Imana. Kuyafata ntabwo ari bibi, ntibyanze, ariko nko kubanza kubaza amakuru ukamenya ko Imana ikwemereye, none ukagenda ugahita uyafata. Wamara kuyafata buri munsi ugahomba amafaranga atari munsi y'ibihumbi 50. Mu mezi abiri ugasanga miliyoni 5 cyangwa 20 zirahiye. Wabona ahiye ugatangira ukajya gusenga Imana. Wajya gusenga Imana ngo Imana ngo waranyanze, ngo ntukimvugisha, ngo urumva irakuvugisha. Ujya kubikora warayibajije? Ujya kwaka ayo madeni wegeze uyibaza? Ibyo byose byatewe nuko wamanutse. Ongera uzamuke. Ibyagutera kumanuka birahari, ariko n'ibyaguteye kumanuka n'ubundi birahari. Uyu munsi niba ukirimo neza ukibaza amakuru Imana ikakuyobora, menya ko nawe hari ibyagutera kumanuka birahari. Ariko nanone hari n'abandi bamaze kumanuka. Niba mwaramanutse, ongera ufate umwanya. Iyi nkuru nkuzaniye ndagira ngo yongere kuzamure, wongere wubakike, uyoboza Imana. Ita ku bwenge, kuko umugore w'inzaduka afite atonyanga ubuki, amagambo yararyohereye, ngo ariko nyuma agasharira. Kwagusharira ni kwaguhomba. Aza kongoshyeshya. Uzi umujura ugiye kwiba, uwo mugore w'inzaduka araza kuba ariko reka nkubwire, ugiye ku ikoranabuhanga ukiba amafaranga ya nayo, ese abo mucuruzanya ubariganyije niba yaragusigiye ngo umureberere utuntu ari gucuruza, nihaza umukiriya umugurishirize ukagurishaho 5, bibike bizaguhombora. Urabona ubushize wari wahombye 5, ariko ubwo iriya ndangare si ndangare se. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mugire ubwenge. None ubu yashatse kuguhereza, ubwo ubonye ibi 5 rero wowe bibike.
bibike nazo uvuge ko utacuruje. Noneho rero bya 5 Satani akabyuririraho, ugashya ugahomba bwa busharire. Yatangiye ari amagambo meza. Haleluya. Uvugisha umukobwa uri umuntu w'umugabo, akubwira atari ku bundi umugore washatse nawe nta kwitaho. Urumva ayo magambo? Yewe nta kwitaho, nyamara yakaba yakwitaho. Urumva? Niba uri umusore, yewe nukuri uwaguha umugore mwiza, naho ubwo ari kugira ngo umuterete, umuvugishe. Uwaguha umugore mwiza akakwitaho, akagukorera ibi n'ibi kugira ngo umuvugishe, sibyo? Cyangwa se niba ari n'umusore nawe ati gutya nagutetesha. Noneho kuko utigize ufata umwanya ngo ubaze Imana, uriya muntu utangiye kumvugisha ni muntu ki, ugahita uhubuka ngo ariko ngo nagukunze, ngo ndumva ngo twabana, ngo uteye neza, ngo uteye nk'igisabo, ngo uri marayika murinzi. Ayo magambo ni umugore w'inzaduka. Abantu badukanye. Ejo mwabana icyumweru kimwe, agatangira akagukubita ifuni, agatangira ngo n'ubundi naribeshye, cyangwa se ntamemere ko mubana, ahubwo akagukoresha ibyaha, mugakora ibyaha, akubwira ngo we ngo n'ubundi ni uwawe, akaba kukubisa inda cyangwa kwanduje sida. Wamuhamagara, tuzi ko bya bintu twakoze havuyemo ko ntwise, ati toka, ati na tuwarete yo ku nzira yuzuzwa n'abayigendamo bose, ntiwamenya uwayinjiyemo utayinjiyemo. Tekereza, kandi yakwerekaga amagambo aryohereye. Niyo mpamvu mbabwira, icyo gihe bihita bikubera, biragusharirira. Niba wari ufitanye amasezerano n'Imana, ashobora no kutagutera inda. Imana kuko uyibabaje ukakora icyo cyaha, no kwihana bikakunanira. Isezerano yari ifite iry'uko ugomba gushyingirwa, gukora mariage cyangwa se kubyara, igahita ibihagarika. Ejo imibabaro ikagusharirira. Nimugaruke mwite ku bwenge, mwirinde umugore w'inzaduka, mwirinde amagambo meza yose ntabwo ava mu mutima muzima. Nuko ari amagambo y'uburiganya. Amagambo y'uburiganya yose aba aryohereye. Reka dutaruke, twongere dusome ahandi. Nehemiya ibice bibiri, uhereye ku murongo waho wa mbere. Titiravuga ngo umwami yohereza Nehemiya Yerusalemu. Ari amagambo mabi yatuma umanuka, sibyo? Dusome. Umunsi umwe wo mu kwezi kwitwa Nisani, mu mwaka wa 20 wo ku ngoma y'umwami Aritezeruzi, vino yari iteretse imbere y'umwami, maze nenda vino nyihereza umwami, kandi imbere hose sinagiraga umubabaro imbere ye. Umwami arambaza ati, niki gitumye ugaragaza umubabaro kandi utarwaye? Ibyo ntibiterwa n'ikindi keretse umubabaro wo mu mutima. Mbyumvise ndatinya cyane. Umwami ndamusubiza nti, umwami arakarama, icyambuza kugaragaza umubabaro ni iki? Ni iki ko umurwa n'ahantu h'ibituro by'abasogokuruza habaye amatongo, n'amarembo yaho akaba yarahiye. Umwami arambaza ati, hari icyo unsaba? Imibabaro yawe ngwino uyisuke imbere y'Imana. Ntabwo mbere wagaragazaga umubabaro uri mu nzu y'Imana. Haleluya. Ndagira ngo wibuke Hana ageze imbere y'umutambyi Eli, yagaragaje umubabaro kandi ntiyarasanzwe agira umubabaro. Haleluya. Yarabyinaga, agasenga, akavuza impundu, ariko igihe kimwe umubabaro uramusaguka.
iyo uyoboje Imana inzira nk'uko twatangiye tubivuga, Imana ikaguha ubwenge ukagendana nabwo, ukayoborwa na Mwuka Wera, iguhishurira wa mwanzi, iguhishurira bya bitsitaza, iguhishurira ba Tobiya, iguhishurira ibintu byinshi mu nzira uzanyuramo. Warangiza ukagira umubabaro, wagira umubabaro ukawusuka imbere y'Imana. Imana ikakubaza ngo mwana wanjye, kuri kuzinduka unkomanga. Haleluya. Yesu abacira umugani arabwira ngo kera habayeho ngo umucamanza, ngo w'umupapa, ngo ndetse n'umupfakazi wamutitirije, ngo akajya ahora amuzinduka amukomanga ku rugi amubwira ngo nkemurire ikibazo, ngo bugacya agasubirayo amubwira ngo nta mwanya, ngo ariko igihe kigeze amugirira ibambe, aravuga ngo reka nkemurire uyu muntu ikibazo, yoye guhora aza anzinduka andushya. Ngo none niba abantu bwabo babi, uwo mucamanza mubi niba yaragize impuhwe zimeze zityo, nge nzabuzwa n'iki kumva abantakira? Ndagira ngo nkubwire ngo uyu mubabaro nuwuzana imbere y'Imana, kuko wayiyoboje nibwo izagukemurira. Ariko abantu benshi muri iki gihe bazana imibabaro ari bo bayiteye, kandi bayinjiramo batarigeze bayereka Imana. Banza wereke Imana inzira zawe unyuramo ko zikugoye, nirangiza ikuyobore, ikwereka abanzi. Nugira agahinda uyiyereka agahinda kawe, numara kwereka agahinda kawe, Imana iragufasha, Imana iragushigikira, Imana irakwambika imbaraga, Imana iragukuraho imigozi. Ariko niba winjira mu byaha, ukinjira mu madeni utayibajije, ukanga kuyoborwa n'ubwenge, byamara kugusaguka ubonye wa mugore w'inzaduka yaragushyeshyengesheje amagambo aryoshye, ukabona ya magambo agushaririye nk'uko Bibiliya yabitubwiye, ukajya wasenga uribwira ko umubabaro wawe Imana izawumva. Ngwino wereke Imana gusharira k'umubabaro kukubayeho karande. Imana nayo izakurinda, Imana nayo izagukiza, Imana izagutabara. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ntabwo Nehemiya yahoraga agira umubabaro, ariko ageze imbere y'umwami umubabaro uramusabuka. Umwami nawe amenya umubabaro we ataranavuga. Erega Imana irabizi, nubwo utavuga irabizi, ariko ibibwirwa nuko wayigeze imbere. Umwami yabonye agahinda ka Nehemiya kuko yaramugeze imbere. Ese wowe imbere y'Imana uhagera ryari? Ese imbere y'Imana uhagera umeze gute? Hari abagera imbere y'Imana imitima yabo iri hanze, ntabwo uri imbere y'Imana. Hari abagera imbere y'Imana ari uko bazanye iyo mibabaro, ariko mbere yo kwimibabaro ajya kwinjiramo batarayoboje inzira, ntabwo icyo gihe uri imbere y'Imana. Hari abagera imbere y'Imana bafite ibyaha batabanje kwihana, icyo gihe ntabwo uri imbere y'Imana. Haleluya. Ariko Imana irashaka ko iyi mibabaro yawe uza ukayigera imbere ukayiyereka. Izayibona utaravuga kandi izagukiza. Imana ibampera umugisha. Reka twongere dusimbuke tujye kuri 6. Tujye kuri 6. Havuze ku murongo waho wa mbere, Titiro yavuze ngo umurimo w'Imana udeheshwa n'ubugambanyi n'ibikangisho. Bukeye babwira Sanibalati na Tobiya na Geshemu umwarabu n'abandi banzi bacu yuko nubatse inkike kandi ko nta cyuho gisigaye kuri yo, nubwo nari ntarakinga inzugi ku marembo. Nuko Sanibalati na Geshemu barantumira ngo nze duhurire mu kirorero kimwe mu byo mu gisiza cya Ono, ariko bashakaga kungirira nabi. Nanjye mbatumaho intumwa ndababwira nti ndakora umurimo ukomeye, sinashobora kumanuka. Nta mpamvu yo kwica umurimo ngo manuke mbasange. Imana ishimwe cyane. Nuyoboka muri izi nzira Imana ikuyoboye, cyangwa se ukaba izi nzira wari uziyobotsemo zirimo, niho nababwiye ngo ntabwo uzabura ibyatuma umanuka, kuko abanzi bawe baraguhamagara. Kandi nk'uko nababwiye, umwanzi w'umuntu uko bicarana, aba bagabo babanaga n'uyu mugabo n'ubundi mu rusengero. Haleluya.
ariko bakabona afite ubuhanga, afite ubwenge, ashobora kuzaba igikomerezo, ishyari ryabo rigahaguruka. None muri kwa guhaguruka bakamera nk'abashaka gukomanga kuri we, bakamera nk'abashaka gutera kakabuye. Ariko arababwira ngo ntabwo bishoboka, nubwo muri kuvuga ngo ndimo ngo nta cyuho gisigaye kandi ntarakinga, muntumaho ngo ninze duhure. Kandi ngo bashakaga kumugirira nabi bahuriye hara hepfo ngo mu kirorero ngo mu gisiza cya Ono. Hari ahantu bashobora kumutumira. Uyu munsi abanzi bawe bagushatse kuko bari muri bariya musangira, bazagutumaho bakujyane muri hoteli. Umwanzi wawe se kuba umuzi mwajyana muri hoteli? Nimushake mwumve amagambo mvuga muyitondere. Umwanzi wawe kuzi ko umwanzi umuzi kariko wibwira, umwanzi wawe yagutumaho. Ererererere wese arabiyobewe ko umunsi uriya ntabwo ari umwanzi, uriya ni nk'umukumirizi cyangwa se gashomborotso. Uriya ni wa urutera kabuye, sibyo? Uriya uramuzi, uriya no kukujijisha. Nigeze kera ntarasobanukirwa, Imana yampamagaye kera mu by'ukuri, ariko bya bindi bya gisore hari aho nageraga gutya nkireberaga filime. Abakomando hari ukuntu bafataga imyenda cyangwa se impuzangano ya gisirikare bakayambika nk'igiti. Noneho abandi bagiye kuza bo bakaza bazinguriya ngo ni umusirikare wo mu banzi babo. Abandi bakajya ku ruhande bagatangira bakaza gukubita wa wundi bageze gute, babandi baje kwica wa wundi. Wowe ukaza uzi ko uje gufata uriya, ariko hari abandi bari kubareba, bari kubaneka. Niko Satani akora. Ntabwo umwanzi nyirizina yemera kumumenya, ahubwo Imana niyo ikumenyesha umwanzi. Ntabwo Satani yakora ikosa ryo kumena ibanga aho akwihishe, ibishoboka. Ubwo se yaba ari umurwayi? Noneho rero Sanibalati abanzi be we yari abazi kubera kuyoborwa n'Umwuka Wera, bamutumaho ngo bahurire mu gisiza cya Ono. Nawe bagutumaho duhurire muri hoteli, muzahurira mu rusengero nk'uko nabivuze, baguhe costume ndetse n'ibindi. Nta kindi cyakumenyesha umwanzi uretse gusenga, kuko iyo udasenze niyo umumenye ukora ibyaha. Noneho uyu mugabo amaze kumva ibyo arababwira ngo nta mpamvu yo kumanuka, nta mpamvu yo kumanuka ndi mu murimo w'Imana. Ntabwo nasiga umurimo w'Imana ngo manuke, ntabwo nasiga umurimo w'Imana ngo nze nanjye nkora ibyaha. Haleluya. Barababara di. Iyi nkuru iyo ukomeje ukayisoma ni amagambo meza aryoshye. Barababaye bamutumaho inshuro zingahe, arabahakanira, arabwira nta mpamvu yo kumanuka. Ese wowe wafashe umwanzuro ku gakiza kawe kabanzi bawe wicarana nabo, ariko abantu benshi bo baramanuka kuko yakubwira ngo ngewe gukunda umwanzi wanjye sinabishobora. Yaramanutse byararangiye. Narababwiye ngo ntabwo imbohe yabohora indi mbohe. Yaramanutse. Igituma aguma hejuru nuko asobanukirwa umwanzi, yamusobanukirwa akabwira umwanzi we ngo ntabwo nshobora kumanuka. Ahubwo tugiye kubona amagambo atuma uyu mwanzi asohoka muri wowe, kuko umwanzi uramufite, umwanzi ubana nawe, umwanzi yicarana nawe, kuko utahangana nawe ngo ubishobore koko ukaba usenze. Tugiye kubona ijambo ryo gusohora uyu mwanzi mu nzu y'Imana. Umenye ko umutima wawe ari mu nzu y'Imana, umenye ko mu bavandimwe ni mu nzu y'Imana, ni mu mitima. Umenye ko mu rusengero ni mu mitima. Haleluya. Abana b'Imana aho bateranira, nubwo harimwo abanzi, imitima yabo ni y'Imana ituramo. None uwo mwanzi uri kwihisha ntimumumenye, reka tumusore mu izina rya Yesu. Reka dusimbuke tujye kuri 13. Nehemiya n'ubundi 13, twumva icyo hatubwira. Uhere ku murongo waho wa mbere, umutwe naho havuze ngo bumva amategeko, oya hasi
kuri 4 havuze ngo Nehemiya yirukana Tobiya mu nzu y'Imana. Dusome kuri 4. Ariko ibyo bitaraba, Eliyashibu umutambyi washiriweho gutegeka ibyumba byo mu nzu y'Imana yacu, ubwo yari yuzuye na Tobiya. Uyu Eliyashibu yari umuhanuzi. Hari abantu buzura n'abanzi bacu badutata amakuru bakayahereza abanzi, kuko Tobiya, Geshemu na Sanibalati bari bamaze gusobanukirwa ko Nehemiya yamaze kubavumbura. Noneho bagira undi nawe umanuka mu mutima, abo munyabyaha, atangira kujya atanga amakuru kuri nde, kuri umwe muri aba banzi ba Nehemiya, kuri Tobiya. Noneho dukomeze kuri 5 ngo yari yaramutunganirije icyumba kinini aho kera babikagamo amaturo y'amafu n'icyome n'ibikoreshwa n'ibice bya 1/10 by'imyaka y'impeke na vino n'amavuta, ibyagererwaga Abalewi n'abaririmbyi n'abakumirizi kuwiteka kubw'itegeko Prito, hamwe n'amaturo azunguzwa aturirwa abatambyi. Ariko muri iyo minsi yose sinari ndi i Yerusalemu, kuko mu mwaka wa 32 wo ku ngoma y'umwami w'i Babuloni Aritezeruzi nari narasanze umwami, maze hashize iminsi nsaba umwami yuko ansezerera njya i Yerusalemu. Menya icyaha Eliyashibu yakoze, kuko yatunganirije Tobiya icyumba mu bikari by'inzu y'Imana. Imana ishimwe cyane. Ngira ngo ijambo ry'Imana muraryumvise. Eliyashibu yari umuntu ukomeye, yatunganyaga ibyumba by'ububiko bw'amaturo n'ibitambo n'ibindi. Ariko mu gihe Nehemiya yari yaragiye hanze cyangwa se mu kindi gihugu, inzu y'Imana yagumyemwo wa mwanzi. Tobiya, Geshemu, Sanibalati bagumana na wa muhanuzi. Kubera ko Nehemiya yari amaze kubimenya, bigarurira uyu muhanuzi. Umuhanuzi agwa mu mutima. Ese wa mushumba we, wari uzi ko mu nzu y'Imana harimwo abahanuzi bakorana cyane na Satani? Wowe ukajya ubahereza umwanya, ukabaha intebe, bagakorera Satani, wowe bakakurwanya utabizi, bakanyura mu bandi. Niba uri pastori, niba uri umuhanuzi, niba uri umushumba, niba uri iki, nubwo waba uri umuvugizi, icyo uri cyo cyose, icyo usabwa uyu munsi wa none, Imana iragusaba kuba maso, ugasenga, ukagira ubwenge, kuko umugore w'inzaduka afite amagambo aryohera. Uyu muhanuzi azakuryohereza, azagushyeshyenga, azakugisha inama, nawe umubwire byinshi. Numara kumubwira byinshi, azabishyira Tobiya, maze Tobiya nabifata azabihombagura. Haleluya! Azagutera ubwoba. Tobiya byumvise hasi ku 8 ngo birambabaza, kuko yaraje agarutse mu nzu y'Imana, asanga Tobiya, uyu Eliyashibu yamuhaye ikibanza, yamuhaye umwanya mu buyobozi, ashyira Tobiya mu mwanya w'ubuyobozi. Ntabwo Tobiya mwakorana ngo umurimo w'Imana utere imbere. Ntabwo Tobiya
wabana nawe mu kazi ngo akazi kazakugaburire, inyatsi azaziguteza n'ibyanga azajya no mu bapfumu kugira ngo akurogeshe utagira aho ugera. Tobiya ntabwo Tobiya azemera ushyingirwa niba muririmbana. Ntabwo Tobiya nutamusohora, nudasenga Imana ngo igukure haba izi ndyarya, aya magambo y'uburyarya, aba bahanuzi b'ibinyoma Satani akoresha kugira ngo agushyeshyenge, none hajyana amakuru yawe yose ku mwanzi wawe utaramenya. Ntabwo muzabana utamuzi, muzagira icyo ugeraho. Muzajyana gusenga baguhanurire, amakuru yose azayajyana. Uzamubwira ngo uzamperekeza, uzanyambarira, uzankenyerera mu bukwe, amakuru azayajyana. Kubyara azabihagarika. Satani nawe afite imbaraga, ariko nuba wasenze Imana izaguha amakuru. Haleluya, izaguha amakuru. Abanze badashaka kubyara uzabamenya mbere y'igihe, abadashaka ko utwita uzabamenya mbere y'igihe, abadashaka kushaka uzabamenya mbere y'igihe, abadashaka ko uzamuka mu itorero uzabamenya mbere y'igihe, bitume utabiyegereza. Ntubatuke, ntubasebye, ariko ububazi, kuko kubasebya wamanutse. Ushaka kumenya umwanzi nawe ubwe azasenga Imana imumwereke. Ntabwo uri umunyamakuru wo kure kuvuga ngo Imana yambwiye kuri yari umurozi ngo nawe ntimukagenda. Ntoya, ibyo ntabwo ari byo. Nawe ubwo waramanutse. Ahubwo bwiriza abantu babe maso. Niba ba maso izababera maso koko. Kuba maso ni ugusenga, ubundi Imana ikababera maso, ikabakumirira abanzi babo ntibagera aho bari. Haleluya. Nehemiya arababara. Umwanzi yahawe umwanya. Uzi ko umwanzi wamuhaye umwanya mu mutima wawe? Uzi ko umwanzi mwicarana, musangira, munywana, mwigana, mwigishanya, mubwirizanya, muhorana ku ruhimbi, umwanzi wawe? Tobiya rero yaraje asanga uyu mugabo yamaze guhereza Tobiya umwanya. Nehemiya yarabibonye biramubabaza. Haba Eliyashibu, umuntu wari umukozi w'Imana, yahaye umwanya, yahaye ikibanza umwanzi, kandi yerekwa, kandi abizi, abibona. Ariko kubw'indamu, abantu bishwe n'indamu, kubw'indamu aremera umurimo w'Imana arawutanga, intebe y'Imana arayitanga. Sohora umwanzi, kandi uramusohoresha uku gusenga, uramusohoresha bya bihe byawe wataye, ya masengesho y'iminsi 7 wasengaga, ya masengesho ya saa 9 wasengaga, bya bitondo wazindukaga, ya mazi wajyagamo, bwa butayu wajyagamo. Abantu baravuga ngo babujijwe ubutayu, nta wabukubujije. Reka nongere ngo uhamye, ahubwo Satani yaje muri wowe arakongorera. Ubundi ninde ubabwira ko kujya gusenga ari uguhagurukana imbaga y'abantu? Ubundi izo mbaga uri guhagurukana niho Tobiya ari. Geshemu ni hari, Sanibarati ni hari. Wagiye wenyine, aburi kubakuma ubajyana mugiye mu nama. Nta muntu wabujije undi gusenga. Oya, twese ntidusenga, abandi se ntibasenga. Banakubujije gusenga, wakomoka imipaka ukajya gusengera mu bindi bihugu. Banakubujije amashyamba, wasengera mu rugo iwawe. Abantu bagiye basenga mu ntambara, bagasengera mu matuwarete, bagasengera he? Ntabwo Imana yabumvise. Ni gute umuntu avuga ngo Imana ngo igihugu cyatuje gusenga? Bashatse gufata umwanzi wari wihishe mu bantu, bafashe ingamba nk'abantu. Abantu bajyaga ku musozi bagahanura ibinyoma, bagateka imitwe ku bantu bari guhanura, bahumiriza bari gusenga bakabaterura amasekoshi. Leta yari gufata uwuhe mwanzuro? Ari we wafata uwuhe mwanzuro? Ntabwo yamenya ngo niba Imana yaraguhamagaye wagombaga gukomeza gusenga, ariko niba warihamagaye nawe uri muri babateka mutwe wagombaga kugira ubwoba nyine. Imbohe ntabwo ibohora indi mbohe. Umukristo aba ari umusirikare. Umusirikare ntagihe hagera konje. Uwo musirikare ntabwo yahagarikwa atari igihugu cyamwambitse kimuhagaritse. None niba Imana yarakwambitse, abantu baguhagaritse gute? Murakoze cyane. Mwongere mwambare.
mwongere mwambare, mwongere mushikame. Ubu butumwa ni ubwanyu, ni ubwacu. Mwuka Wera, ongera wite kuki Imana ivugana nawe, sibyo? Ita kw'aya magambo, reka tuyasubiremo. Aya magambo ari mu migani niyo ugiye guhagurukiraho. Ibyatumye ugwa birahari, cyangwa se ibyatuma umanuka ugasanga abanzi bawe muri on. Birahari, baguhamagara buri munsi ku matelefone. Ongera wumve, mwana wanjye, ita ku bwenge bwanjye, tegera ugutwi ubuhanga bwanjye. Ubu buhanga ndi kubabwira mu butegera ugutwi, kugira ngo uhore witonda kandi iminwa yawe ikomeze ubwenge. Kuko iminwa y'umugore w'inzaduka itonyanga ubuki, kandi akanwa ke karusha amavuta koroha, ariko hanyuma asharira nk'umuravumba. Imana ishimwe. Ita ku bwenge, kandi iminwa yawe igire gute? Iminwa yawe iminwa yawe ikomeze, kuko iminwa y'umugore we w'inzaduka itonyanga, iroroshye kurusha iki? Ariko nyuma igasharira nk'umuravumba. Wa mubyeyi we, ni wowe Imana ibwira. Wa mukobwa we, ni wowe Imana ibwira. Wa mugabo we, ni wowe Imana ibwira. Kandi ibi ntabwo inyungu ari iz'Imana, inyungu ni izawe. Abantu bababwiza amagambo yo kubashyeshyenga ni Satani. Mwarabibonye, abo mwagiye mwizera bajya babahemukira. None se umwizera wari uzi ko ari umwanzi, ariko yari umwanzi utabizi. Ubundi umuntu apfa mbere mu gihe abantu utarabona ko yapfuye. Mu gihe umubiri ukiri muzima niho umuntu apfira. Ari kukuguza, ari kukubwira gutya, ari kukubwira ko agukunda, ari kukubwira ko yaguha ibi. Ariko usenze, Imana yaguha amakuru y'icyumweru kiri imbere, uwo muntu wo azaba ari we. Aracyari mu byahishwe. Imana ishaka kumukura mu byahishwe imugarure mu byahishuwe. Bwira Imana, muri make ijambo ry'umunsi, bwira Imana ikura umwanzi wawe mu byahishwe imushyire mu byahishuwe. Mbisubiremo, bwira Imana ikura umwanzi wawe mu byahishwe imuzane mu byahishuwe. Kuko mu byahishwe araza akakubwira ko agukunda, nawe ukamwizera ko umukunda. Akakubwira ko azakuvuganira ukabona akazi, akanakubwira ngo mpereza 500 mbigutangire, nguhere inyi y'akazi cyangwa guhere inyi y'akazi, ukamwizera kuko akiri n'umwanzi ukiri mu byahishwe. Wamara kuyamuha ntanagera hagiye, akazagera mu byahishuwe wamaze guhomba. Bwira Imana igukurira umwanzi mu byahishwe imuzane mu byahishuwe. Imana ishimwe. Nurangiza ufate umunwa wawe ukomeze ubwenge. Ubwo umumenye, igisubizo si ukuvuga, igisubizo si ukumutuka, igisubizo si ukumbwira ngo narakumenye. Oye, ahubwo ni ukugira ubwenge. Imishyikirano, ibyo agusaba, bisaba ubutunzi, bisaba iki, bisaba umwanya, ibyo ngibyo ukamenya uburyo witwa. Murakoze cyane. Musaba Imana ikura abanzi banyu mu byahishwe, kuko abanzi bari mu byahishwe. Ndakurahiye, uza kukubwira ngo dore umwanzi wawe n'uri yarakubeshye. Ubushize narababwiye ngo na leta ubwayo, iyo umwanzi aba ari minisitiri w'intebe, akaba ari umwanzi ukiri mu byahishwe. Aho mugiye mukajyana, aho musengana mugasengana, aho umutuma ukamutuma, akareba uko bikorwa, ariko ari kukwiga. Ejo wajya kumva we nubwo atabifitiye ububasha, ari gutanga amakuru. Urumva, intebe ari kuyitanga nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Ari kuyihereza abashobora kuba bagutera kudeta. Ati dore bimeze gutya, bimeze gutya, twebwe tubiteguye gutya, muzaze gutya. Abanzi Imana yabashyize mu byahishwe,
bwira Imana rero, ufata umwanya usenge ya masengesho wasengaga, wari waramanutse wongere uzamuke. Ariya masengesho azakura umwanzi wawe mu byahishwe, amushyire mu byahishuwe. Murakoze, mugire umugisha w'Imana.